15 akajya kwisilamuza, ariko noneho babandi bakuru bafite amafaranga nta kwisilamuza. Icyo dusaba RBC ni ukwigisha nk'uko isanzwe bikora, ahubwo noneho bikava mu mujyi bikegera wa wundi wo mu cyaro. Pasiteri wacu arabitegeka avuga ati mugomba kwisilamuza, umuntu uzagira ikibazo n'umugabo utisiramuye azaza ambwira. Harimo bishop nigeze kubwira ngo azavuga kuri sida, arabanga azayigisha abantu kuja mu ijuru, ntabwo azavuga kuri sida. Avuga ati ibi bintu ni ibishitani, ntabwo twabivuga. Tuzagerageza rero tubishyire mu rurimi rw'amarenga duhugure bagenzi bacu. Ntabwo rero wavuga ubugingo gusa ngo usige umubiri. Ubwo rero kibanze no wigisha umuntu kwirinda. Kumvaga yuko hari ibibazo bya Minisiteri y'Ubuzima bitareba itorero. Rero nka UNESCO dufite imfashanyigisho yo ku rwego rwa Afurika. Uyu munsi turi mu nama nyunguranabitekerezo ibaye ku nshuro ya kabiri ihuza abayobozi b'amadini n'amatorero n'abayobozi b'inzego za leta, igamije kurwana no gukumira inda ziterwa abangavu, ihohoterwa rishingiye ku gitsina na virusi itera sida. Muri make turi hano kugira ngo dufatanye gushaka umuti urambye n'ibisubizo birambye ku kibazo cy'inda ziterwa abangavu, ihohoterwa rishingiye ku gitsina na virusi itera sida by'umwihariko mu rubyiruko. Kugira ngo mutumire wenda by'umwihariko reka turebe ku abanyamadini nihe igitekerezo cyo gutumira abanyamadini cyavuye kugira ngo muvuge ati abangaba nabo bagomba kuza guparticipa kuko wenda hari ibyo bakeneye kwigisha mu madini. Mwasanze harimo ikihe kibazo by'umwihariko mu madini? Urabona abayobozi b'amadini ni umuryango mugari, bafite abayoboke benshi. Muri abo bayoboke harimo urubyiruko, harimo ababyeyi, even n'abayobozi tuba tuvuga babarizwa mu madini. Icyatumye tugira icyo gitekerezo ni uko twasanze turakora ibikorwa by'ubukangurambaga hirya no hino gufasha kugira iki, ariko nanone tugasanga hari key population cyangwa se hari abantu bangombwa iyo message itageraho cyangwa se n'ubwo butumwa butageraho nk'uko bikwiriye. Bisaba rero yuko tubatumira, dutangira gukoresha approach yo kubatumira kugira ngo dutegure inama nyunguranabitekerezo nibura iba buri mwaka kugira ngo baze tuganire kuri ibi bibazo byugarije umuryango nyarwanda by'umwihariko urubyiruko, dushakire hamwe ibisubizo n'umuturambye. Hanyuma niki ubu ngubu wenda nk'aba bitabiriye by'umwihariko reka tujye ku banyamadini. Abanyamadini niki ubu ngubu mubasaba mwebwe? Abanyamadini icyo tubasaba ni ibintu bitatu. Nk'uko kare nigeze kubivuga, navuze ngo turashaka gushyira imbaraga muri protection services, prevention service na rehabilitation service. Icyo twiteze ku banyamadini n'icyo turi kubasaba by'umwihariko ni ukubasha kwegera uru rubyiruko, kubigisha ibijyanye n'ubuzima bw'imyororokere, bakabishyiramo imbaraga kugira ngo bongerere ubushobozi n'ubumenyi rwa rubyiruko rwacu. Ibyo bizadufasha muri prevention, ku buryo n'ubwo umwana w'umukobwa cyangwa se umuhungu yagwa no muri icyo gishuko cyangwa se bibaye ngombwa yuko ajya no gukora n'imibonano mpuzabitsina, ariko abe afite nosiyo kuri ya makuru ajyana n'ubuzima bw'imyororokere. Either ashobora kwibuka gukoresha kondomu n'urugero, cyangwa se n'ubundi buryo ubwo ari bwo bwose bwamufasha bigatuma adasama. Ariko ibyo utuma ubundi mu buzima busanzwe usanga abanyamadini babigendera kure ndetse banabihunga, n'abagerageje kubivuga bakabivuga babica hejuru, bigatuma noneho urwo rubyiruko n'abo bantu babura ubumenyi bw'ibanze. Kubura ubumenyi rero ku bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere biri mumwe mu bitera ubwiyongere bw'inda ziterwa abangavu, virusi itera sida n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Ariko si ukuvuga yuko abanyamadini batabikora, barigisha ariko si bose. Rero ibyo ni bimwe mu bisubizo tubitezeho. Ikindi gisubizo cya kabiri tubitezeho ni ukuvuga ngo abanyamadini hari igihe tuvuge wenda nk'umwana w'umukobwa atwaye inda, icyo bamukorera ni ukumuhagarika mu itorero, ni ukumuca, ni ukumushyira hariya kandi hatarabayeho kumwigisha. Uriya muntu uri guca n'umwigiye, uriya muntu uri guca utarigeze umwigisha biteza ikibazo. Icya mbere
agira isoni, agira ikimwaro, yapfuye mu mutwe, n'ahazaza he usanga bisa naho nta cyizere cy'ahazaza afite. So icyo dusaba abanyamadini, yego kumuhana ni kimwe, kumuhagarika ni kimwe, ariko none turabasaba gukora follow up, noneho bagatangira kurera wa muntu mu buryo bw'imitekerereze, mu buryo bw'ubuzima busanzwe. Tukiri aho ngaho noneho ubundi izi nzego za leta zo niki muzisaba muri rusange? urabona hari RBC nabo bose za ministeri bose niki mubasaba bose hamwe? Icyo dusaba RBC ni ukwigisha nk'uko isanzwe ibikora, ahubwo noneho bikava mu mujyi bikejyana wa wundi wo mu cyaro, kandi isanzwe ibikora twese dufatanije. Icyo nicyo dusaba RBC nk'uko isanzwe ibikora, ariko noneho bwa bumenyi bukejyana rwa rubyiruko rwo mu cyaro, none no gushyira imbaraga mu gukora n'amadini n'amatorero, kuko nabo bakubwira yuko nta bumenyi bafite, nabo bufite buri limited. N'ubundi inzego za leta zo zirakora, nta kibazo. NPP ni ibijyanye n'amategeko of course, kuko urumva wa mu GBV victims ni gute akurikiranwa, ni gute bigenda. Gusa icyo nabasaba nk'itangazamakuru, namwe ubwanyu nababaza ngo ese ni uruhe ruhare mugira mu kwigisha urubyiruko ko nzi ko nko muri gitangazamakuru gikorera kuri social media, urubyiruko muri ino minsi rwose rubarizwa kuri social media, mwebwe ni uruhe ruhare mugira mu kwigisha urubyiruko ibijyanye n'ubuzima bw'imyororokere, cyane cyane aba followers banyu natwe turimo? Turabasaba namwe kubyigisha mukabishyiramo imbaraga binyuze kuri social media platforms zanyu. Ni gute cyangwa se mu buhe buryo turi bubashe gufatanya hamwe kugira ngo turebe uburyo ki abana b'abangavu badaterwa inda mu buryo batatekereje, mu buryo bibangamiye ndetse no mu iterambere ryabo, ariko kandi harimo no kugirwa ihohoterwa rishingiye ku gitsina ndetse no kwandura izindi ndwara zishingiye kuri ibyo bibazo bitewe n'ibyo bibazo byose bahuye nabyo, ibyo ari byo byose, haba ihohoterwa rishingiye ku gitsina, ntihabura kurwara indwara za sida n'izindi ndwara. Kubw'iyo mpamvu twashoboye gushyiraho iki kiganiro, uyu mwiherero wo kugira ngo twungurane ibitekerezo, turebere hamwe iki kibazo cyugarije umuryango nyarwanda, turagikemura gute, tubyifashemo gute, tubigendanemo gute, cyane cyane urwego rw'amadini, amatorero atandukanye, ariko ndetse n'izindi nzego za leta. Ubundi turi bushyire hamwe twese hamwe tukareba ukuntu umuryango nyarwanda dukomeza turinda ibyo bibazo byose, tutibagiwe ndetse n'inshuti zacu abanyamakuru ari nabo ijwi ry'umuryango nyarwanda, ariko kandi nabo bagira uruhare rukomeye kugira ngo amakuru asakare ndetse hashobore no kumenyekana amakuru akwiriye. Kubw'iyo mpamvu ndifuza ko twakira umuyobozi executive director wa Happy Family Rwanda Organization atugezeho birambuye intego y'iyi nyunguranabitekerezo n'uyu mwiherero, anaduhe imirongo migari. Reka twakire Bwana Rafiki Mukaribu. Eshatu harimo education, health na economic transformation, cyangwa se uburezi, ubuzima n'ubukungu. Icyahagurukije Happy Family Rwanda Organization by'umwihariko ni ugukemura bimwe mu bibazo by'ingutu cyangwa se inzitizi umuryango nyarwanda ufite, tugamije guteza imbere uburere n'ubuzima bw'umwana w'umukobwa n'urubyiruko muri rusange. Zimwe mu nzitizi twagiye tubona cyangwa se n'uyu munsi tubona, of course harimo ikibazo cy'inda ziterwa abangavu kirushaho kwiyongera umunsi ku munsi. Iyo umuntu arebye imibare igenda yiyongera, inzego zinyuranye zirafatanya, imiryango y'abikorera, inzego za leta zigashyiramo imbaraga,
mu by'ukuri turashima ubufatanye bwa buri wese na Happy Family muri rusange, ariko kwigisha no guhozaho kandi turagerageza ndetse turanifuza yuko iki kibazo twese dufatanyije twagishakira umuti urambye. Bimwe mu muti urambye twifuza cyangwa se tunabona yuko ukwiye gushyirwa mu bikorwa twese hamwe dufatanyije, icya mbere dukeneye ubufatanye bw'inzego zitandukanye nk'uko dusanzwe dukorana. Hari inzego z'amadini, inzego z'abikorera n'inzego za leta muri rusange. Ku ruhande rw'amadini n'amatorero turabashimira uburyo mudahwema gushyiramo imbaraga, haba mu kuzamura uburere binyuze mu iyobokamana ndetse no kubaka ahazaza h'urubyiruko. Ku ruhande rwa civil society organizations ariho na Happy Family Rwanda organization ibarizwa, nabwo turashima ubufatanye n'imbaraga. Ku ruhande rwa leta yacu turashima ubufatanye n'imbaraga leta yacu ishyiramo mu kuzamura uburezi, ubuzima bw'umwana w'umukobwa n'urubyiruko muri rusange. Ariko urugendo ruracyari rurerure ndetse haracyakeneye imbaraga mu rwego rwo gufatanya kugira ngo dushakire umuti urambye zimwe mu nzitizi umuryango nyarwanda urimo uhura nazo, by'umwihariko ikibazo cy'inda ziterwa abangavu. Mu by'ukuri umwana w'umukobwa iyo atwaye inda akiri muto, ibibazo ahura nabyo ni byinshi. Hari gutakaza ishuri, icyo ni icya mbere. Iyo umwana w'umukobwa avuye mu ishuri, mu by'ukuri ahazaza he navuga ngo niba yari afite amahirwe 100% yo kubaho neza, direct amahirwe yaramanuka akajya nko kuri 30%, kubera yuko ahura n'ibibazo haba mu miryango, baratotezwa. Icya kabiri nawe yitakariza icyizere cyo kubaho. Aho ngaho niho inzego zinyuranye, inzego zitandukanye, leta, civil society organization, amadini ashyiramo imbaraga. Ariko nanone si ibyo byonyine, wa mwana abyaye nawe agira ikibazo, imirire mibi, igwingira n'ibindi bibazo bitandukanye. Ntabwo dushobora kwibagirwa yuko hari n'izindi ndwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina ashobora guhura nazo yanduriramo, urugero virusi itera sida. Kandi bamwe mu bantu bakuru, navuga ababyeyi, barabibona, barabizi. Hari igisabwa, hari imbaraga zisabwa twese dufatanije kugira ngo tuzamure imibereho myiza y'umuryango nyarwanda, ariko hashingiwe kubaka iterambere ry'umwana w'umukobwa, by'umwihariko
mu kurwanya no gukumira inda ziterwa abangavu. Imwe muri sapoti cyangwa se ubufasha dukeneye twe turaha nko gukora advocacy, ubuvugizi, ariko bimwe mu byo dukeneye ni uko twabigira ibyacu. Inzego z'amadini mufite ababyeyi mu nshingano, n'urwo rubyiruko turarufite, hari kubegera tukabigisha. Yego murabigisha ijambo ry'Imana, ariko nanone sinabura kuvuga yuko dukwiye no kubigisha ibijyanye n'ubuzima bw'imyororokere. Kubera iki? Ubuzima bw'imyororokere, iyo umuntu cyangwa se umwana w'umukobwa, ntabwo ari wenyine na basaza babo abahungu, iyo umuntu hari ubumenyi bw'ibanze agezeho, bifasha mu kwirinda. Niyo ahuye n'ibishuko, amenya uko ashobora kubyitwaramo. Aha ndabizi mvuze ngo yego mutwigisha kwifata, ni byiza, nicyo ijambo ry'Imana ridusaba rwose, nanjye ndabishyigikira, nanjye uri imbere yanyu ndi umukristo, ariko ntabwo twakirengagiza concept ijyanye n'ubuzima bw'imyororokere. Ndamutse mvuze ngo umuntu agiye gukora imibonano mpuzabitsina n'urugero ngo yibuke kondomu, hari abantu batanga ati mu izina rya Yesu. That's okay. Ndabizi neza yuko hari stage umuntu ashobora kugeramo akabura imbaraga, akabura self control. N'urugero, twebwe icyo turasaba twese dufatanyije, mureke tuvuge, twigishe, ntabwo tuzabura abo tubasha kubakora. Bimwe mu byo twiteze muri ino nama, icya mbere, ino nama ni inshuro ya kabiri ibaye, ni inama nyunguranabitekerezo. Twitezemo umusanzu w'ibitekerezo byanyu no kutugira inama no gufatanya ni iki twakora mu rwego rwa protection cyangwa se kwirinda. Twibaza ngo protection services ni gute tuzikora, ni gute tubasha guprotectinga urubyiruko, abana b'abangavu. Izo protection services muri religious spaces, how ni gute biba applied. Ndabizi birakorwa, ariko dukeneye ko habaho reinforcement, twongeramo akagufu. Icya kabiri ni prevention services. Ese prevention services ni gute zikorwa muri religious spaces? Icya gatatu ni rehabilitation services. Let me highlight on rehabilitation services. Ndashaka kukivugaho kandi tugerageze tugire icyo tucyumvaho. Nakibaza ngo rehabilitation services ni gute ziba applied. Ese kuki hakenewe rehabilitation services? Nahereye kuri protection, njya kuri prevention, njya kuri rehabilitation services. Why am I talking about rehabilitation services? Let me take an example about adolescent mother. Umwana w'umukobwa watwaye inda
itorero aba treated gute? Icya mbere baramuhagarika, yakoze icyaha cy'ubusambanyi. Icya kabiri, mu miryango baramuca, rero baradusebeje byinshi cyane, ndabyumva pe, niko bimeze. Ariko apart of kuba spiritual mothers and fathers, turi n'ababyeyi b'umubiri. Ukuntu twabigenje, tugira buri kwezi tugira amatsinda agiye atandukanye. Dukora abateens mu myaka, noneho ndetse tugakora n'urubyiruko, tugakora na couples, tugakora na single mothers. So buri wa gatanu muri kwezi, tuba dufite gahunda buri kwezi, mu kwezi buri wa gatanu hakabaho wenda uwa gatanu hakaba single mothers, undi wa gatanu hakaba couples, noneho tukagira umwanya wo kubiganira deeply bitewe n'imyaka. So ikintu ababyeyi cyangwa se abapasiteri bacu bakuru bakora ni ukutwigisha mu buryo bukomeye cyangwa se kujya muri details z'ibyo. Niko numviye ibyo ngibyo byo kwisiramuza ko pasiteri wacu arabitegeka, avuga ati mugomba kwisiramuza. Umuntu uzagira ikibazo n'umugabo utisiramuye azaza ambwira. So n'urubyiruko narwo rurigishwa, tugasobanukirwa n'abana batoya, imyaka mitoya cyane, tugenda tubigisha muri ubwo kumenya ese imyororokere imeze gute. Twatangiye kubikora. Navuze ko Anita Dr. Bunini Gahungu ndi umuyobozi wa ASD, n'umuyobozi wa Alliance. Hano turiho hahuriye abanyamadini, imiryango itandukanye, cyane turi ku kibazo cita ku buzima cyane rw'urubyiruko, aho usanga urimo gusanga hari ihohoterwa rishingiye ku gitsina, ku bangavu, ku bantu bakiri batoya, kandi nk'abanyamadini twaba ari bamwe dushinzwe mu nsengero zacu, kandi twaba twifuza kuko twafatira ingamba hamwe kugira ngo dushobore kuba twakwimira icyo twakwita ngo ni icyorezo cyane mu rubyiruko. Hari ibintu mwagarutseho by'umwihariko, ibintu by'inda zitateganyijwe ziterwa abangavu, hakaba ibijyanye wenda n'ubwiyongere bw'urubyiruko mu kwandura virusi itera sida. Ese ubundi nkamwe ubusanzwe mu madini n'amatorero cyangwa se mu nsengero mushumbye, ubundi mwabikoraga gute ibijyanye wenda no gufasha urubyiruko rwanyu kwirinda inda zitateguwe, haba ku ruhande wenda rw'abakobwa ndetse n'abahungu bagenzi babo, kuko abahungu nibo bazitera? Hari icyo mwari musanzwe mukora? Twavuze kuko mu rwego rw'amadini abayobozi bakuru twatangiye gahunda twerekana urugero twe twenyine ubwacu twipimisha kugira ngo turebe uko duhagaze, ndetse bebere urugero n'abandi babireba. Nyuma nk'abo nazanye mu rubyiruko mu itorero ryacu rya Girugari, dufite gahunda ihamye y'urubyiruko, barahura buri wa gatanu bakaganira, cyane bagerageza kwiga uburyo bwo gukumira izo nda zidateganijwe, cyane tunabakangurira kwirinda, kubera ko kwifata niko gukuru kuruta kurwara. Aho ngaho dufite porogaramu y'amatorero mu nzego zose, ndetse tugakangurira cyane abantu kugira ngo bamenye uko bahagaze. Iyo tugenda gusezeranya n'abagomba kurushinga, tuba tubasaba kuko bipimisha. Dusezeranya mu rusengero atabanje kwipimisha, tumenye uko ahagaze. Izo zose tubikora kugira ngo dukumire kuruta kurwara. Hari ikintu bagarutseho ngo kwigisha ku bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere mu rusengero, ngo hari igihe ngo buvuga ngo wenda ngo hari ibintu utavuga ngo ni ibishitani, ngo nyine bitagaragara neza wenda bitewe n'umurongo w'urusengero cyangwa se n'umurongo w'idini. Mwebwe mukoresha ubuhe buryo kugira ngo niba muri kwigisha bya bintu murabivuga, cyangwa hari izindi nzira mu binyuzamo kugira ngo bijyane n'umurongo w'idini ryanyu? Ngira ngo twebwe nk'itorero ryacu twemera ko ubuzima bw'umuntu bugizwe n'ibintu bitatu: hari umutima, hari umubiri, hari n'umwuka. Ntabwo twosiga umubiri, niyo twajya tuja mu ijuru ariko turacari mu isi. Turabivuga kuko navuze kuko nje nanditse n'igitabo, ubu ngubu hari igitabo nasohoye kivuga ku ijuru y'iterambere ryuzuye, kirimo igice kimwe kivuga cyane uburyo bwo kwirinda habe no gufasha abafite ubumuga. Turabivuga kwe yuko tutabifata nka
cyane cyane ngo usange ni nk'ivugabutumwa rya buri cyumweru ariko tubivuga mu matsinda nk'ayo ngayo navuze y'urubyiruko kandi turabikora ariko benshi usanga amatorero amwe hafite intege nkeya ndavuga nk'umuyobozi wa Alliance usanga harimo Bishop nigeze kubwira ngo azavuga kuri sida aravuga ngo azayigisha abantu kuja mu ijuru ntabwo azavuga kuri sida ariko ubu ngubu ngira ngo benshi bamaze gutangira kubyumva. Ariko se ubundi ubona ari iki cyatumaga ubundi batabivugaho mu nsengero batabyigisha ni iyihe mpamvu yabiteraga? Ngira ngo impamvu yabiteraga nuko twari twarigishije abantu kuja mu ijuru tukibwira kuko ejo ubundi buca tuja mu ijuru abantu bibagirwa hari n'ivyorezo bimwe bitari bizwi nka sida urabona nka covid iza hari ivyorezo bigenda biza muri kino gihe c'imperuka abantu bitera abantu babivuga ariko mbere bumvaga yuko hari ibibazo bya ministeri y'ubuzima bitareba itorero rikigisha abantu ivugabutumwa no kuririmba hanyuma tukumva kuko izo nguzo atari bitureba cyane ariko ubu ngubu barabyumva kandi batangiye kubikora. N'abashinzwe RIB nabo tujya duhurira mu idini n'abanyamadini ariko kugira ngo ndaza kujeneraliza ndavuga mu buryo buri presi hari yego hari amatorero wenda mu by'ukuri ashobora kubona ko ibi bintu akoreshe ijambo ry'igifaransa bavuga ko ari tabu ibintu wenda bitavugwa ariko ngira ngo ubu ngubu aho u Rwanda rugeze amatorero n'amadini menshi kuko baduhaye urugero ba Kiliziya Gatolika n'abandi bagira ubwarira bitweretse n'abandi hariya uriya muvandimwe uri muri Kicukiro yashinzwe komisiyo y'imiyoborere ku rwego rw'akarere ka Kicukiro twirirwa tubivugaho cyane tunigisha buriya iyo ugiye kureba uhera no mu rugo iwawe bikavuga ngo ibijyanye no gusiramura niba ufite abana b'abahungu 5 bose barasiramuwe ubundi uba warakoze akazi sibyo nuze n'uwaragakoze kandi uri umunyedini cyane nuze ubwo ngubwo wananirwa kubwira abandi ko ari byiza kandi warahereye iwawe bivuga ngo rero hariho urugero rufatika yego hari ikintu wavuze kijyanye n'abantu bakuze cyane kuruta urubyiruko ubu ngubu ko abantu bakuze dushobora kubirebera u Rwanda rumaze reka nkoresha iri jambo u Rwanda rumaze imyaka 30 ndavuga urwubu ubwo rero urwubu rurangana nawe abo bandi nyine baje icogiye niyo mpamvu kubahindura bitoroshye ubwo dufite urwubu ko turakora akazi muhabwe umugisha. Ati iyo mwana rero yamaze guhohoterwa hari byinshi abuzwa ndetse n'umuryango uramuta no mu itorero bakamutakaza bakamwitererana nta nubwo ari ku mwana gusa ariko no ku muntu mukuru nabo bahura n'icyo kibazo. Hari ukuntu njya nkurikirana ku YouTube something hari umugore nzi nabonye kuri YouTube mbere nari muzi twigana kuri kaminuza muzi ko ari ADPR nari muzi afunga igitambaro kuri kaminuza tukajya tumuserereza ADPR cyo kubona mbona ari kuri YouTube ese kanumve ubuhamya bwa kanaka cyo kuba numva na amarorerwa mu muryango ihohoterwa rikaze ati jewe nari imbere hariya mu itorero nari imbere ndi umuririmbyi umugabo wanjye ari umuririmbyi ibintu nk'ibyo ati banshingiye muzi ko yari umukobwa w'ingufu pe afite akora umukorerabushake afite ingufu afite ubwenge bwinshi atariko naje kuva ku murongo pe ati mu itorero ikibazo cyacu kiba ikibazo batangira kundeba ukundi ati ngeze aho itorero ndivamo harivamo so ntabwo rero turi shyashya no mu itorero rero ntituri shyashya iyo umuntu ahuye n'ikibazo nicyo gihe actually akwiye guhumurizwa cyane cyane iyo bigeze ku ndavuga ko abantu waye ngira ngo ibyaha biriya byo kutaringaniza ya myumvire yacu ngo nta kuringaniza ntaki ati cyakoze wowe baramitanye bien ati nakiri hato cyane uretse ko uwo mwana we ntiyabayeho atari ko jewe nabayeho umwe muri twe bagomba kutabaho biturutse ku ihohoterwa ribera mu muryango
rero abapasiteri bacu bakwiye kujya bamenya intama ukuntu zibayeho, tukabahumuriza. ufite ikibazo mukamwegera aho kugira ngo mumurojete. So nagira ngo nsoreze aho nshimira Happy Family Rwanda na mufatanyabikorwa UNESCO kuri iki kiganiro, kuri iyi forum mwateguye. We understand ko ari iminsi 2 ariko muri GMO bitewe n'impamvu z'akazi n'ejo twagomba kuza kugaruka tomorrow, ariko muratubabarira ntabwo tuzagaruka. Ariko ndumva message twayitanze, twabasaba ko commitments ziri buvemo aha cyangwa se deliberations muzadusangiza kugira ngo turebe uburyo twafatanya kubungabunga sosiyete yacu, ko ntawe twagera tutayibunze cyane cyane isanamitima. Murakoze cyane, turabashimiye. Ubushakashatsi bumaze iminsi bukorwa bwagaragaje ko inda zitateganyijwe, ubwandu bushya bwa sida ndetse n'ihohoterwa rishingiye ku bitsina byiyongereye cyane. Noneho nka UNESCO ireberera uburezi ku isi, muri ubwo buryo yahise ifata ingamba zo gufasha ababyeyi cyane cyane binyuze mu madini. Amadini murabizi ko rimwe na rimwe bagira imyumvire yo kutaganiriza abana babo. Rero nka UNESCO dufite imfashanyigisho yo ku rwego rwa Afurika isanzwe yifashishwa mu bindi bihugu uyu muryango ukoreramo, mu bihugu 33. Ubwo rero natwe turateganya ko tuzahugura ababyeyi ariko binyuze mu madini kugira ngo ibyo bibazo byose navuze haruguru bigabanuke. Mu minsi itambutse twabahurije mu turere 3 dutandukanye, tugenda duhugura abapasitori 60 batandukanye. Twabigishije rero ko bagomba kwigisha abakristo kwirinda sida ndetse no kuganira, no kugira umuco wo kuganira mu muryango. Twari twagize amahirwe tubona ubufasha buturutse muri RIC. Twaganiriye kuri icyo gikorwa, ahasigaye twe icyo turi kureba no gukora follow up. Hanyuma ku bijyanye n'umuryango n'ubundi twasanze ibintu byose ariho bipfira. Mbere yaho yuko dutangira icyo gikorwa cyo kuganiriza ababishop muri icyo gikorwa kugira ngo bagende bigishe abakristo, twari twahuje n'ubundi abantu 200 ababyeyi. Noneho turabaganiriza uko bagomba kwimakaza umuco w'ibiganiro mu muryango, kubera ko ibingibi byose turimo turabona ni ingaruka z'uko umuryango Satani yawibasiye. Yararebye asanga ababyeyi barimo baratera imbere mu mpande zose, amafaranga bari nayo, nushaka kubashikisha amafaranga ntuzababona. Arongera arareba asanga mu iterambere amazu meza bari kuyabona, ntibakirara habi, yemwe no n'iwacu mu matorero atandukanye hasi aho ngaho kuri grassroots. Abadafite umushinga wa wundi uhoraho, ariko bafite na bya bibina, bafite gusasirana ku buryo noneho Satani atangira kubura aho yinjirira. Arareba aravuga ati rero uyu muryango ugomba kuwubona byanze bikunze. Yahereye ku kirero, yahereye kuri rya terambere, aho umubyeyi umwe araja mu iburengerazuba agakorerayo agataha muri weekend kandi afite umuryango i Kigali. Kandi nanone umubyeyi umwe wagombye gusigarana abana cyangwa se ngo abiteho nawe akora Musanze. Bose bahurira rero muri weekend i Kigali.
umubyeyi umwe nagera i Musanze agahura n'abo agomba gupfubura, ubwo azaba umupfubuzi kandi yataye umuryango. Ingaruka zo turazifite kuko ni rya terambere turacyarishaka, ariko turi kubura noneho wa muryango, kuko umuryango twibukiranye kuko ari umubyeyi w'umugabo n'umugore n'abana. Ibindi biza nyuma ya paranteza zazindi dushiraho ni umuryango, tubitunga umuryango mugari. Ubwo rero aho hantu twatangiye twebwe gusetinga porogaramu yo kwigisha abantu ukuntu bakwiye gufata umuryango, kuko nitutashaka uburyo twita ku muryango, ejo uzasanga hari igihe mwavuze ngo buri ukuye umugabo ukuye abagore mu gihugu, cyangwa se ukabashyiramo, ntubakure mu gihugu ukabashyira mu ntara yabo n'abagabo ugashyira mu ntara. Njyewe navuze ngo nta buzima buba buhari, ubuzima bugizwe donc nimba ari wa muryango kugira ngo ubeho, ubwa buzima nuko buba bufite ba bantu bangahe, 3 niwo muryango. Ubwo rero nkavuga ngo twatangiye kubikora, ariko twashimye UNESCO, twashimye namwe RDC ko noneho muza kudufasha kugira ngo dushobore gukomeza byaca muri aho byaca hose. Icyangombwa nuko twebwe tubikoraho. Hanyuma rero nkaba nabasaba gukomeza kudufasha mwita kuri izo zamburera, kuko zamburera zifite abapasitoro bagiye batandukanye, kandi abapasitoro batandukanye nibo bafite amatorero, ni nabo bafite abo bakristo. Murakoze. Make nagira ngo mbabwire ko UNESCO ihari ku bwanyu, cyane cyane abayobozi b'amadini. Abayobozi b'amadini bafite uruhare runini cyane mu guteza imbere abayoboke babo. Niyo mpamvu rero twiyemeje gufasha abayobozi b'amatorero kugira ngo mu by'ukuri batume imyumvire ihinduka, dufashe bariya abana bacu, urubyiruko gutera imbere. Ntabwo birangiriye aha ngaha rero, iyi nama ni iya kabiri, tuzagenda dukora n'izindi. Abayobozi b'amadini batwegera tureba uburyo twabafasha kugira ngo turwanye ibira byose bakomeje bavuga, ihohoterwa rishingiye ku gitsina, izo nda ziteganyijwe no kurwanya virusi itera sida. Mu magambo make rero, UNESCO irahari ku bwanyu, ubufasha bwose tuzakenera tuzagenda tubagezaho. We know you people yuko mudufasha mu bijyanye no kwizera, sibyo? Noneho technically speaking nzajya mvuga cyane ibintu biri technical, kubera ko ndashaka none ko tuganira kandi tukumvikana. Ubushize rero turi Musanze bambaye iminota 15 yarangiye tugiye gufata umunsi wose, ariko bose ndashaka ko mwihangana, abari barabizi ikiganiro cyabaye kirekire, sibyo? So ikintu ndi buvugaho cyane, ndavuga ku kijyanye n'ubwandu bwa sida bushya. Ntabwo ari virusi nshyashyize, ahubwo ni imibare igenda yiyongera. Ikindi ndafokasinga cyane ku rubyiruko hejuru y'imyaka 40 kuzamura. Hisiramuza abagabo 3%, abanyina abagabo 3 ku bantu 10. Usanga abagabo 10 batatu bonyine b'abasiramuye. Kubera iki? Dufata abagabo ku ruhande tubibabaze. Atanze igitekerezo. Noneho ko tuzamuka mu myaka bagenda babirekera kimwe burundu. Muzima mvuze ku bagabo bakuru, nsanga ari bo iyo tugiye kugera mu mibare, bongeye gusubira ngaha gato kuri aka kantu. Abagabo uko bagenda bazamuka mu myaka niko bagenda baba sexually active. Ni ukuvuga umwana w'umusore uri mu myaka 20
n'uri mu myaka 30, ndavuga ubone mu myaka yanjye kuzamuka, uko tugenda twiyongera mu myaka, abagabo niko bagenda ba sexually active, niko bagenda bashaka inkumi, bikarangira bagarutse ahangaha. Turabyumvikana none, kubera ko iyo bitangiye kuzamuka, dutangiye kugera mu myaka 30, 20 ahangaha 39, 34, abo nabo abagabo njya mvuga yuko baba batangiye kubona ku mafaranga. Nibyo ibyo mvuga nimbeshya mu mbeshyuzi, kubera ko jewe mfite 30 plus, ariko igihe nari mfite imyaka 20 z'amafaranga nari mfite mu mufuka, sibyo? So 20 no really, ariko noneho 20 y'umukobwa y'ibitandukanye, ngira ngo murayibona, sibyo? So ni ukuvuga birangira yuko wa mugabo utangiye kuba financially okay, atangiye kujya hehe muri ba bana bato. Icyo ni kimwe. Noneho uko imyaka izamuka, na wa mugabo noneho ntabwo ashaka kwisilamuza, ugasanga nyine turimo turisamura abana b'imyaka 15, ukagakubita akaba kari mu rugo ati jya kwisilamuza, 15 akajya kwisilamuza. Ariko noneho babandi bakuru bafite amafaranga nta kwisilamuza, kandi kwisilamuza byonyine bigabanya nibura ubwanwa ku kigero cya 60%. Hari abapasiteri baturutse mu majyepfo, ubundi ashaka kubaho ubutumwa bwihariye. Southern Province, from here nanga ninde mu majyepfo, hari icyo ndi bumusabe kongera mu byigo, aranze nawe. So Southern Province, imyaka uko yigira hejuru, ndabasaba yuko muzajya mubabwiriza nibura abagabo bakuru b'abasilamu. Niba ngombwa ubwo tuzareba uburyo dutanga na incentives, ariko bazi. So ikijyanye n'inda z'abangavu, teenage pregnancy, sindi bugitindaho cyane, gusa ndafokasinga ku burasirazuba. Abana bari baraterwa inda cyane. Ubwo muri Sunday services sinzi ikintu ntekereza yuko njya mbyumva kuri radio, roho nzima iba mubiri muzima, sibyo? Umuntu ntabwo yaba yabura ngo muzamwigishe ijambo ry'Imana ngo aryumve. Nibyo turajyana. Yego. Ikindi 40% ry'abana bavuka kuri aba bana baba batewe inda, ndavuga iyo mu byaro he, nibo perezida barimo kutubwiraho icyo bita stunting. Mwari mubizi? None se wowe umwana w'imyaka 15 baramutera inda, ukambwira ko ibyo kurya ari bibikure? Hari aho bikura? Abataramenya no kwireberera ngo ajye gushyiraho undi mwana, niho usanga stunting, malnutrition. Rapid assessment kakoze gatoya mu karere kamwe nari buvuge, kagarirwa 40% bari abana bakomoka kuri abana b'abakobwa. Twaniringiyimana Theoneste, ndi umuyobozi w'urubyiruko mu itorero rya Girugari, paruwasi ya Gatare hariya Nyamirambo. Rero ndi umuyobozi nshinzwe impagarara urubyiruko mu iryo torero, nshinzwe kurwanya ibiyobyabwenge n'inda zitateganyijwe mu rubyiruko. Mu itorero ryacu umuntu atwaye inda ari muri korari, abaho bitewe n'imyemerere y'itorero ryacu, abaho gusa nkaho ava muri korari, ariko nubwo iyo korari abayivuyemo ntabwo ayivamo ngo tumushyire kure, ahubwo hasigara umwanya wo kumuganiriza kubw'ibyo bibazo yahuye nabyo, no kumuba hafi no kumufasha kugira ngo azakomeze ubuzima. Twe ntabwo duhita tumutererana ngo agende ngo tumurigire igicibwa, nubwo abahuye n'icyo kibazo ariko ejo yakongera gusubira mu iyo korari. Icyo tuba twifuza ni ukugira ngo dukomeze tubafashe mu rugendo wenda rw'ubuzima bwabo, niba bahuye n'ikibazo twe kubashyira ku ruhande rumwe, twe kubaheza,
ahubwo dukomeze tubakomeze mu mutima ariko tubarinde no mu gihe kizaza kugira ngo batazongera guhura n'ibibazo. Nagaje umuke ndi umwarimu muri kaminuza yigisha teoloji, mbese mu yandi magambo nigisha abashumba n'abazaba abashumba, hanyuma nkaba mpagarariye nkabanyobora umuryango uri aho ngaho witwa The Circle of Concerned African Women Theologian. Ndi kumwe na bagenzi banjye hano uza gutanga ikiganiro Pasiteri Tereza ukurikiyeho, fatanyije na Rafiki gutumira abashumba koko kugira ngo ababone. Twebwe biratworohera kuko n'aba partenaire bacu turafatanya mu murimo, kandi bimwe mu bikorwa dukora wenda simvuga intego za sako Tereza araza kuzivuga, ariko bimwe mu bikorwa dukora umunsi ku wundi harimo kiriya gikorwa cya creating awareness and prevention mu bijyanye na ubuzima bw'imyororokere mu rubyiruko. Noneho mu ntego za sako habamo n'ubushakashatsi kuko ni abantu bize, noneho habamo gukora ubushakashatsi ku kibazo MCR tubaje nawe aricyo wari uhereye utese bigera hasi gute. Twebwe twaravuze ngo guhugura aba bose ntabwo ari ubwa mbere duhuye nabo, duhora tubahugura. Noneho kugira ngo tumenyerere nimba bigera hasi twagiye gukora ubushakashatsi twabukoreye mu turere tuni: Gasabo, Nyagatare na Rusizi. Yego. Noneho tujya kureba, twashakaga kureba the perception, uburyo religious leaders perceive the issue of sexual reproduction health right among the youth with compounded vulnerabilities. Uko urubyiruko nyine ni rwose, ariko harimo rumwe rubabaye kuruta abandi. Abo ngabo bafite urukomatane rw'ibibazo, harimo abafite ubwandu bwa sida, harimo aba drug addicted, harimo abafite ubumuga, harimo n'abandi benshi. Ubushakashatsi bwacu aba bashumba barabwumvishije kuko twarabahuje tubabwira icyavuyemo mwibazaga ngo ese bigera hasi, ese bigenda gute, ese mwabivuga. Icyavuyemo nuko twabonye abashumba bashubije ko, kuko twabazaga abashumba tukabaza n'urubyiruko. Abashumba bagaragaje ko, ariko ni religious leaders, reka ndeke kuvuga abashumba kuko harimo n'abayisilamu n'abandi. So ubwo ngubwo byagaragaje ko harimo dilema bari hagati. Abo ati ibi bintu ni ibishitani ntabwo twabivuga, abandi bakavuga bati ni tabu, ibi ntibiri mu muco wacu. Ubundi umuntu hano umukobwa ni nyirasenge, nabyo barabivugaga. Twababaza ibijyanye no kuvuga se mutanga service nibura zijyanye n'ubuzima bw'imyororokere, bakakubwira wenda patiri akakubwira ati ku bitaro byacu barabikora, cyangwa umuangirikane ufite health center akakubwira ati ariko se ndaje kubivuga kwa muganga ntidufite ivuriro ribikora. No, urebye even the way they perceive it, ntabwo byoroshye kugira ngo umushumba ahagarare hariya avuge ibijyanye n'ubuzima bw'imyororokere. Ariyo mpamvu percentage twamaze kubona abashumba babikora hano barahari, ariko ni bake cyane, percentage iri hasi cyane kubera iyo perception yo kumva ko ibi bintu bari muri dilema. Uko uvuze service, harimo nk'uwafashwe ku ngufu aravuga ati ndashaka gukuramo inda. Ibyo religious leaders ntabwo babyemeye. Izo dilema zose zirahari. Akaba ariyo mpamvu wenda urugendo ruracyari rurerure, tukaba twishimiye ko Happy Family ifatanyije na UNESCO yahamagaye twese aba religious leader, natwe twese namwe RBC, kugira ngo dufatanye urugendo rwo kugira ngo uriya mubare ugabanuke nk'uko Bishop yabivuze. Habaye ubufatanye bw'abanyamatorero, abanyamadini na leta. N'ubundi uru rugendo rwo kuvuga prevention kuri teenager pregnancies birasaba ko twese dufatanya, ariko urugendo ni rurerure ntabwo bigera hari. Twebwe rero nka sako turagerageza uko dushoboye, aho bishoboka. Hari abashumba bamwe muri aba kugira ngo bigere hasi bajya bamara guhugurwa bakatubwira bati mwaje mukadusanga kuri paruwasi, ubwo tugenda kuri paruwasi noneho bikagera mu rubyiruko n'ahandi. Ndumva aricyo nashakaga kuvuga ko urugendo ni rurerure, ko hari benshi batinya kubivuga, hari n'abavuga bati ntibitureba, hari n'abandi bavuga ngo ni compromising our message, kuko mu buzima bw'imyororokere harimo kuvuga uburyo bwo kwirinda, wenda bakoresha twebwe ntabwo ibyo tuzabivuga.
ibyo haracyari inzitizi nyinshi. Murakoze cyane. Haje hano muri aya mahugurwa nyine, ariko mu by'ukuri nk'uko mwari mumbajije, twebwe nta makuru tujya tubona menshi. Murabizi ko dukoresha ururimi rw'amarenga, ariko nta muntu ujya utugana ngo natwe atwigishe. Gusa twebwe ubwacu tugerageza kubwira bagenzi bacu uburyo bakwirinda, ariko mu buryo bwimbitse ntabwo tubasha kubasobanurira mu buryo buhagije, ariko iyo gahunda natwe turayifite. Tugira ingaruka nyinshi mbi cyane, kubera ko akenshi bamwe bashobora nko kwandura sida, ubuzima bwabo bukamera nabi, bamwe bakakuramo n'urupfu, ntihagire umuntu ubaha amakuru. Mbese urumva biba ari ingaruka mbi cyane zitatworoheye. N'abagerageza kubana n'umuryango wacu aho tuba duturuka, nta rurimi rw'amarenga bakoresha. Urumva rero biba ari ingaruka mbi cyane kuri twebwe bafite ubumuga bwo kutumva no kutavuga. Nkatwe rero twagize amahirwe yo kuza muri aya mahugurwa, tuzagerageza rero tubishyire mu rurimi rw'amarenga, duhugure bagenzi bacu nabo bagira ayo makuru. Nka twebwe abafite organization dukora ubuvugizi kuri guverinoma, cyangwa se wenda urugero nka Minisiteri y'Ubuzima ngo iduhe amahugurwa. Nicyo cyane cyane cyadufasha kugira ngo natwe wenda tubone n'ibyo bikoresho, kuko bamwe ntituba tunabizi. Hanyuma rero tukabasaba kugira ngo natwe baduhe amahugurwa, kugira ngo natwe tugire amakuru kimwe n'abandi banyarwanda, kugira ngo hatazagira n'umwe usigara inyuma. Turumva ariko byakemura icyo kibazo. Mukiza Joasi, ndi umupasitori muri Anglican paruwasi ya Ndera. Abayoboke mbere y'uko baba abayoboke b'idini ni Abanyarwanda. Ubwo rero ikibazo kiri mu Rwanda kijyanye na sida, ubwo kiri mu Banyarwanda b'inzego zose, baba bari mu madini baba batari mu madini. Amadini n'amatorero yigisha iyobokamana, ariko hariho bamwe bashobora kuba batabasha kubivuga bitewe n'imyizerere yabo, ariko hari n'abandi babikora, hari abandi babyigisha, kuko biriya byose imiremerwe, kuko ubundi twagombye gutanga ubutumwa buri holistic bwuzuye, kuko umuntu agizwe n'umubiri na roho n'ubugingo. Ubwo rero abatabikora mu by'ukuri batigisha abantu, kuko biriya byose rimwe na rimwe bivana n'ubumenyi abantu babifitemo n'ubushobozi babifitemo. Hari no kwirengagiza, ugasanga umuntu yibanda ku kintu kimwe gusa aho kugira ngo avuge ku buzima bwose, kuko umuntu agizwe n'umubiri n'umutima. Ntabwo rero wavuga ubugingo gusa ngo usige umubiri, kandi umubiri nawe urarindwe. Biravuga ngo umubiri wanyu n'umutima wanyu n'ubugingo wanyu birindwe. Ubwo rero niba tuvuze kurindwa, twagombye kwigisha ibintu byose bijyanye n'umuntu kugira ngo abashe kurindwa. Nemera yuko umuntu agomba kwigisha umuntu kwirinda, kandi akabigiramo n'uruhare, tukabikora bikaba pratique. Ku bwanje jewe ndabyigisha, ndabivuga, ariko hari n'abandi babibona ko wenda bitavugwa nabo, ahubwo bavuga gusa ibijyanye n'iyobokamana, gusa ijambo ry'Imana. Twebwe kubera ko twigisha abantu kwifata, nibwira ko mu by'ukuri dufatanya n'inzego zitandukanye, buri wese afite uruhare rwiwe. Ndibwira ko uburyo twigisha ni uburyo butuma umuntu atekereza noneho agahitamo, kuko umuntu afite choice. Umuntu afite choice, burya n'Imana yaduhaye guhitamo, ariko umuntu yigishijwe. Ubwo rero ikibanze nuko wigisha umuntu kwirinda, hanyuma uwo akahitamo ibyo ahitamo, ariko we wamwigishije ukuri.